Bahaye ikaze ku rubuga iyungure, urubuga amaze kumenyera yuko dusangira ubunararibonye tukarebera hamwe ibintu bidufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Ngiye muri kumwe ndi Mukase Josiane. Nkuko nabibabwiye turimo kugenda tureba inzitizi zitubuza kugera ku ntego zacu. Inzitizi zitubuza kugera ku bintu byose twifuza. Kubera yuko abanyarwanda babivuze neza baravuga ngo ibuye ryagaragaye ntago riba rikishe isuka. Ubwo inzitizi turimo kuvuga ni ibuye. Natwe turimo guhinga kugira ngo tubashe kubona umusaruro. Niyo mpamvu rero nifuje yuko tugira series z'inzitizi zitubuza kugera ku ntego zacu. Ibiganiro byahishise mu cyumweru gishize byagaragazaga izindi nzitizi tugenda duhura nazo umunsi ku munsi. Uyu munsi naho nifuje kubaganiriza izindi kuko ni nyinshi, usanga kenshi ari nyinshi tugomba kugenda tuzitondera mu buryo bumwe cyangwa mu bundi kugira ngo tubashe kugera ku ntego. Inzitizi yindi turi burebe muri kiganiro nijyanye no gutinda mu byahise. Kuko usanga kenshi tubuzwa gutambuka, tubuzwa gutera iyindi ntambwe kubera ibintu byahise. Ugasanga umuntu nimba mugiranye ikibazo uyu munsi urahora umurebera muri icyo kibazo. Kandi wenda icyo gihe mugirana ikibazo hari impamvu wenda nyinshi zabiteye, ariko ntago bivuze ngo n'uyu munsi mugize gahunda mukorana niko biri buze kugenda. Guhora mu byahise rero ni kimwe gituma tutagera ku ntego zacu. Ugasanga nimba warigeze gukora ibintu bikanga, uraguma utekereza ko n'uyu munsi nubikora biri bwange. Niba warigeze kugerageza iki ngiki ukumva ko nubundi nubikora atari ko biri bugenda, ukumva rwose uko biri kose biragenda nka kwa kundi. Icyo gihe rero iyo ukomeza ureba ibintu ibyahise biba byarangiye. Ahubwo icyo bikora bitwigisha isomo ryo kugira ngo tubashe kubaho none, byo kugira ngo tubashe kuba mu bya none tudatinya ibyo ngibyo twanyuzemo. Ni byiza rero yuko tubasha kugenda twifuza kugera ku ntego, ariko tunareba tutanatinda cyane ku bintu byahise. Wabinyuramo ntibikunde ukabikuramo amasomo azakubashisha gukomeza kugira ngo ubashe kugera ku ntego zawe. Gutinda ku byahise rero tugomba kubisuzuma tukanabyitondera kugira ngo bitatubuza gusingira ibindi bintu biri imbere twakwifuje kugeraho. Ikindi ni ubwoba. Usanga ubwoba bwaratumaze. Ugasanga rwose umuntu afite ubwoba avuga ati iki ntago kiri bugende. Akarebera ku bantu bose ibintu bitagenze, akibagirwa yuko hari n'ibindi, hari n'abandi byagenze kandi bikagenda neza. Kandi kuvuga ngo ibintu nturi bubikore kubera yuko ufite ubwoba, nta kintu na kimwe wabasha kugeraho muri ubu buzima. Kubera ko ntago biba bisaba kugira ngo ubashe kubona igishushanyo ibintu byarangiye. Nibyo twifuza twese, ariko buriya utangira ibintu uko biri kose uratangira, ariko ubwoba usanga butubuza gutangira ikintu, butubuza gutera intambwe. Intambwe imwe ibihagije kugira ngo izavemo izindi jana umuntu agenda atera. Ubwoba rero ni inzitizi ikomeye cyane itubuza kugira ngo tubashe kugera ku ntego zacu. Kubera yuko uzi yuko uzagenda ukagerayo neza, wabikora bikoroheye, waranabikoze. Niba uvuga uti jewe niza ya mashuri ndayarangiza, uzi ko ariko bimeze, ariko ikintu gishyashya ugiye gutangira, ikintu utazi neza, yego kigutera ubwoba. Tugomba kurenga ubwoba, tukarenga ubwoba butubuza kugira ngo tubashe gutambuka, butubuza kugira ngo tubashe gukora ibintu tutareba neza ngo tubifate neza, tubifatishe. Ariko ukizera yuko nimba ubikoze ukabikora ntibinakunde, byari byose wigiramo amasomo, ariko ukagira ikintu ukora kuko biranakunda. Rega kenshi nubwo tuba turimo kugenda dutinya, ariko biranakunda. Inzitizi rero yindi itubuza kugera ku ntego zacu ni ubwoba. Ubwoba tugomba kuburenga, ukarenga hantu wumva ufite ubwoba bwo kugira ikintu utangira, ariko ukagitangira kuko ugishaka kandi wifuza kukigeraho. Ibyo ngibyo rero izo nzitizi zose iyo umuntu azirenze abasha kugera ku ntego ze yifuza. Iyindi nzitizi navuga ni ukuva mu bintu imburagihe. Usanga dutangiza ibintu byinshi bitandukanye, nkatangiza wenda YouTube channel nk'iyi ngiyi, ariko nkabivamo nkajya mu bindi, nkava muri ibi, nkajya mu biri, nkava muri ibi, nkajya muri ibi. Ni ukuvuga ngo uva mu bintu bitaramacuaringa niko nabyita. Ugomba gutangiza ibintu ukabigumamo, hanyuma ugakora kugeza igihe ibintu bizabasha kugera ku ntego wifuzaga. Hari agashushanyo njya mbona kuri WhatsApp gakunda gusirikira ahantu henshi hatandukanye, k'abantu barimo guhinga bashaka gold.
bagahinga noneho baramuka haburaho akantu gato cyane kugira ngo ayigereho, ariko uko abatarimo kuyireba umwe agahita yikatira akigendera, ubundi agahinga ugasanga ayigezeho. Aho ngaho rero nicyo ndimo kuvuga. Tugomba kumenya yuko tutabona ibintu ako kanya, ko bisaba umwanya, bisaba imbaraga, bisaba kugira ibyo twigoma. Hanyuma noneho ntituve mu bintu imburagihe, kuko kuva mu bintu imburagihe ujya kubivamo bigiye gufata. Wavuga uti wenda abantu ntago views barimo kureba ibiganiro byanjye, komeza ukore ukomeze ugira ibyo ukora, hanyuma noneho ntubivemo hakiri kare, kuko kubivamo hakiri kare bituma bidatanga umusaruro cyangwa ntugere ku ntego zawe. Kuva mu bintu rero imburagihe, kuva mu bintu bitarakura ngo bigere ku kigero cyabyo, iyo nayo ni inzitizi, kuko ituma tutabasha kugera ku ntego zacu za buri munsi. Ibyo ngibyo rero rwose ni ukubimenya, tukamenya izi nzitizi zose, noneho naho wazandika ahantu ukagenda ureba yuko ubikora ariko bimeze cyangwa atari ko bimeze, ukagenda ubyirinda ku buryo ugenda ureba kuri liste yawe ukavuga uti ibi ngibi ni ibintu ngomba kwirinda umunsi ku munsi. Niba ukunze kino kiganiro ukanakunda ibiganiro bica ku rubuga Iyungure, ndagusaba kugira ngo ntuve udakoze subscribe, kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro byose ducishaho, kugira ngo tubashe kugira icyo twigezaho, tubashe kugira urwego rumwe tuvaho tugere ku rundi rwego. Iyindi nzitizi dukunze kugira muri uru rugendo rwo kugira ngo tubashe guharanira kugera ku ntego zacu ni ukudateganya ibintu yuko hari bizagukoma imbere, kubera yuko nabonye jewe ibyo maze kubona ko myaka afite, nabonye uko umuntu ateganya ibintu ntago bigenda nkuko yabiteguye. Usanga harimo amakorosi, harimo ibintu bitagenze, harimo ibintu byakugoye, mbese ubitangira ubona ari ibintu rwose bizanyura mu murongo ugororotse, ariko ntago ariko bigenda. Usanga rwose bitandukanye nuko wabitekerezaga, ariko ibyo ntibigukura ku ntego zawe. Amakorosi wacamo ayariyo yose agomba kuba akugeza ku ntego zawe. Ni ukuvuga yuko iyo uzi yuko ibintu rwose uzabijyana bikagera iyo byakagiye, aho ngaho uba wibeshya. Aho ugomba gushyiramo igitekerezo cyuko mu gihe bitagenze uko nguko, ese nabikora gute? Ukagira plan B. Mu gihe ibi ngibi bidakunze, ese nabikora gute? Ukaba watekereza ikindi kintu wakora, ariko ntutekereze ngo umunsi bitagiye mu nzira igororotse, nzavanamo akanjye nigendere. Oya, ugomba guteganya yuko hari igihe bitazagenda neza. Nibitagenda neza uzabivamo. Oya, intego zawe zo ntago zigomba guhinduka. Ibyo wifuza kugeraho byo ntago bigomba guhinduka, ahubwo ikigomba guhinduka wenda ni strategy wakoresha, ni uburyo wabigeraho, ukabasha kunyura hano, ukabasha kunyura hano, ukabasha kubigeraho, ariko mu nzira nziza, atari inzira zitari nziza. Ibyo ngibyo nibyo ugomba kureba, ugasuzuma neza kandi ukumva yuko bibaho. Ntabwo inzira zose zigororotse kugira ngo ubashe kugera iyo ujya. Ikindi nanone nabona nk'inzitizi ni ukutagira imyitwarire, kuko kugera ku ntego z'umuntu hatarimo ibijyanye n'imyitwarire nta hantu wagera. Imbaraga zonyine, ubushake bwonyine ntago bihagije kugira ngo umuntu abashe kugera ku ntego ze. Hari imyitwarire biragusaba kugira ngo n'urugero ubinyangamugayo, waba ibyo uvuga ari nabyo ukora, abantu bashime ibyo ukora. Niba uvuze uti jewe amasaha ni 8 uyubahirize, ubinyangamugayo mu byo ukora. Ibyo uvuga ntibihabane n'ibyo ukora, kuko aho ngaho ho nta muntu n'umwe mwabasha no kubana. Ariko imyitwarire, kugira discipline, kugira uburyo witwara, kubana n'abantu, ibyo ngibyo byose ni imyitwarire. Bikubiye mu myitwarire umuntu agira kugira ngo abashe kugera ku ntego ze. Rwose byo biragendana. Imyitwarire igendana no kugira ngo ugere ku ntego zawe, kubera ko ntabwo uri buzigereho wenyine. Hari abantu bagukikije, hari abantu batandukanye, ariko baba bakeneye izo ndangagaciro kuzikubonamo no kugirira icyizere no kumenya yuko umuntu barimo kuvugana koko ari umuntu bashobora gukontaho, bashobora kwizera no kugira ibyo bakorana bimwe na bimwe, kuko abantu batandukanye nibo tubasha gukorana tukabasha kugera ku ntego zacu za buri munsi. Iyindi navuga muri iki kiganiro isa nkaho ari ya nyuma muri iki kiganiro, muri no series, ni ukudakora evaluation.
ese iyo urimo kujya ku ntego zawe byibura umenya ko buri munsi hari icyo wakoze. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe, hari icyo wakoze kikwerekeza ku ntego zawe. Ariko noneho se iyo umaze kubikora ujya ukora evaluation, ujya wisuzuma ngo urebe yuko ibyo urimo gukora koko hari umusaruro birimo kujya gukora. Ese ujya wisuzuma ngo urebe yuko ibyo urimo gukora birimo kukwerekeza aho wifuza kujya. Hari motivation speaker nkunda wavuze ngo witwa Les Brown, wavuze ngo tujya twitiranya progress na movement. Ugomba kureba ese ntiwirirwa wirukanka uca hano utahagaze utagize gute ariko bitakwerekeza aho wifuza kujya. Ese si movement gusa zirimo kuba ariko progress ntayo. Ugomba kureba neza nimba hari ahantu urimo kuva cyangwa urimo kujya, kuko movement zishobora kuba nyinshi ariko progress ikabura. Ibyo rero ni inzitizi usanga kenshi iyo umuntu atabashije kwisuzuma, iyo umuntu atabashije kureba ibyo yifuza kugeraho ngo arebe koko arimo kubyerekezaho, iyo ngiyo nyifatanye nk'inzitizi, kubera ko evaluation igomba kubana nawe umunsi ku munsi ureba ese ibyo nifuza kugeraho koko ndimo kubyerekezaho umunsi ku munsi. Ndabashimiye yuko mwakurikiye kino kiganiro aho twarebeye hamwe inzitizi zitubuza kugera ku ntego zacu. Intego twifuza kugera muri iki kiganiro no kugira ngo tubashe gufashanya, tubashe guterana imbaraga, tubirebe kenshi, turebe kuko numvishe bavuga yuko kwizera cyangwa kugira ngo ibintu bibashe kukujyamo neza nuko byumva kenshi. Inshuro nyinshi byumvise bibasha kuba ubuzima bwawe kandi bikabasha kuba muri wowe. Tubyumve kenshi, tubisubiremo kenshi, hanyuma bizabasha kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi kandi butwerekeza kugera ku byo twifuza. Twese tuba dufite ibintu twifuza kugeraho, yaba ngewe yaba mwebwe, twese twifuza kugera ku bintu bitandukanye. Ku myaka yawe, waba uri umugabo waba uri umugore, ufite ahantu wifuza kujya. Ni byiza rero kugira ngo turebe inzitizi hanyuma tuzikure mu nzira, tugene mu nzira iharuye. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro. Ndashimira mwese mwafashe umwanya wanyu mukareba iki kiganiro. Nkashimira kandi abantu bakoze subscribe, abatarayikora mbasaba kugira ngo mubashe kuyikora kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose byashyizweho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ndabashimiye, Imana ibarinde.